Ni hehe wicara ugatekereza neza? Iyo ndimo kunya cyangwa ibihe bindi njyamye ndimo ndeba hejuru muri parafo. Wenda n'uwo muhungu yari yasinze byanashoboka akabikora nyine nawe yasinzwe abikoresheje. Sinabonye aka video se bafashe akihagera ukuntu bahoberanye bikomeye cyane harimo urugwiro rukaze. Wakabonye nawe? Nakabonye. Harimo urugwiro rurenze. Oya kuri ya ntahange nshobora guhobera umuntu wenda nkawe ukampobera. God have mercy upon us. Hanyuma tukanywa twamara gusara izuka hamagara kwa murangira. Oya ibyo nabyo bivuyemo ugeze kumbwira ko utari papa n'ubundi ariko kucyo unyihakana bo nane senze yemera bidahari bambona dusa burya abantu bashobora gusa niyo abantu bagendanye igihe kirekire abantu bashaka kubabonamo ko basa wabonye ko nitungo tunzi wawe umwanya muremure iyo rinyuze ku bantu bari kubonamo wowe utunze iki ndagiyewe nditunze Uskubikase itunze irihe tungo itungo ryo nditunze pe nditunze nta nimbe bihari wawe cyokora ayo nagatunze wenda ari muri za zingaro cyangwa bamucoma nibo bayafite ayo wagatunze uzanshake kugira ngo abantu babyumve rimwe na rimwe abantu bakabifata nk'aho ari blague ariko iyo byamaze kugucakira wari wako bazagufata ugura indaya nese bazabwirwa n'iki ko umuntu ayiguze niba kubona ugaragara ugura indaya nese niba njyanye nawe tutanditse nzabwira ko ngiye kwishyura bazagufata nimvuga ko ari ubuntu bazaguhana nuvuga ko ari ubuntu kutishyuye asubundi kamaze akazi kuko hano bavuga kuyishyura none se bazabona mwibereye mu gikorwa mwuje imyaka y'ubukure bavuge ngo wayiguze nibwe ati no abubu ako kana ntago barangere ntago ndabona ungerezaho nifuza asubiremo ako kana ntago ndabona ungerezaho nifuza umuntu ukugerezaho yifuza aho wifuza wavuga ko aba yagize ate yaba yakoze yateye akabariro neza buriya abagore igitsina gore njya numva ngo hari ibyo baba bafite mu mubiri wabo nanjye mba numva mbonye uwo mugabo deja si ibintu byo kuyishangira numva ngo ni amazi mu mazi yego ayo mazi nanjye rero bikaba ngombwa yuko ayamena akayakura